ubuzima mbamo rero n'ubu ngubu iyo imvura yaguye avuye nko kwituma yinjira mu nzu nuko ndetse nawe se nari mfite kubera kwicundagura itangiye kuriduka hariya ziriya nkovu mubona rero bagiye babaga kw'itako bagashyira ku kaguru aramunsigira ndamugumana umwana mbona abaye nabi nawe yaragiye gutangira kuba umujura mbimukuramo njyewe ntago ndi umukirisitu. Tekereza ubuzima bwawe bwa buri munsi ubu ubayemo bugoye nk'uko ubibona. Tekereza uramutse ubumara udafite akaguru, akaboko cyangwa urundi rugingo rw'umubiri. Hari benshi muri twe bakunda kuvuga ko ubuzima bubagoye, ko nta cyiza babona kuri iyi si. Ariko se tujya dutekereza ko hari ababayeho ubuzima bubasaba kugenda ku butaka bicaye mu gihe twe tugenda duhagaze. Mu gihe twe dufite amaguru abiri hari abafite akaguru kamwe, mu gihe twe dufite amaboko abiri hari abafite akaboko kamwe. Benshi muri twe tugira inzozi zitandukanye. Bamwe dukura twifuza kuzaba abakinnyi b'umupira bakomeye, rimwe na rimwe tukanagerageza ariko bikanga. Ariko hari bamwe muri twe batabonye amahirwe yo kugira icyo bifuza kuba cyo, kuko igihe bari bageze mu myaka yabo yo guconga ruhago, kwiruka no kubyina, batakaje amaguru cyangwa amaboko yabo. Kubera iyo mpamvu ubuzima bwabo butangira kubabera ihurizo n'uyu munsi batarabonera igisubizo. Kaze inshuti bakunzi ba Legacy TV, ahandi ni mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba, nkaba nasuye umukecuru wo mu kigero cy'imyaka 71 ndetse n'umwuzukuru babana wo mu kigero cy'imyaka 17. Uyu mukecuru rero yaje kugira ibyago ahisha umwuzukuru ashya ukuguru n'ukuboko, ibintu biza kumushiraho kubera kumuvuza, kwirukanka avuza. Tukaba turi hano rero twamusuye kugira ngo atubwiye byinshi cyane mu buzima baciyemo, ibibagoye, ubuzima barimo uyu munsi, ndetse n'abafite umutima wo gufasha kugira ngo bagire icyo bamufasha, kuko ni ibintu biba bitoroshye habe na gato. Amazina yanjye nitwa Dushimimana Eric. Nahuye n'ikibazo nyine igicuri kinshoreka mu ziko. Mama amaze igihe kingana iki? Amaze imyaka 3 n'uyu wa 4. Abaye gutya. Abaye atya. Hanyuma wabaye gutyo se bitewe n'iki? Niki cya warahiye? Narahiye. Akaguru kavaho burundu? Akaguru kavaho nyine baragaciye bagakura. Warigaga se bya? Ntabwo nigaga. Wari utetse? Nari netse nyine, nari netse ibishyimbo. Nari netse ibishyimbo ngenga agiye gushaka ikintu turagerekaho. Aje ngarahamagara buri muntu. Aje ati ngahengereza hepfo mu gikari, ati ngepfo ku gikoni ngasanga ndi gufereshwera mu ziko. Habura hanyura. Nabuze hanyura ati ngaratabaza ngo baraza barakingura. Aje basanga naguye mu ziko. Hanyuma nyuma yaho se ubu buzima bubaho gute? Ujya nko kuri toilette gute? Woga gute? Kuri toilette kujya muri toilette nyine no kubana nkakajyama hasi. Nyine njyama gutya nkakihengeka gutya, narangiza nkagakuramo ikabutura. Koga se? Koga ko ndi noga kano kaguru. Nuko ukoresha ako kaboko kamwe? Ubwo ibindi byose ni mama ubigukorera? Ibindi byose n'uyu nguyu yabinkorera. Hanyuma se ku bigendanye wenda no kwivuza, urakivuza se?
kwivuza. none si iyo ndwara yatumye ugwa mu ziko na n'ubu uracyayifite? Na n'ubu gihora kinshurangura na n'ubu. Igicuri? ubwo ushobora kuba uhagaze kikaguta kigukubita hasi? Iyo nicaye nyine kinkubita hasi nyine. Nk'uko wicaye? Iyo kimfasha nyine mera nk'umuntu utareba nkakamera ngo uryamye hasi. Njyewe uyu mwana rero nyina yarashatse umugabo bamererwa nabi, ari umujura. Abaye umujura amuvaho. Inde se wabaye umujura? Umugabo we. Umukobwa wanjye aravuga ati sinshaka umuntu w'umujura. Umukobwa aratorongera ajya kwishakira. Aramunsigira ndamugumana umwana, mbona abaye nabi nawe yaragiye gutangira kuba umujura. Mbimukuramo, njyewe ntago ndi umukirisitu, ntago mbana n'abajura. Umwana abivamo, turakomeza turabana. Umwana yarazi kuvoma, yarazi gutashya, mbese niwe wari untunze. Ubwo rero umwana ngiye gukura imyumbati yo kugereka, umwana nsanga yiyokereje ibivunde, yajambitsemo akaguru kahiye nyine kagereye mwene hano. Imana yaramurinze yuko atahiye mu gatuza. Umwana biranshobera. Nanjye mfite udufaranga rero, bajya kuzana umugabo ufite imodoka uba ruguru iriya witwa Ndisanze, aduca amafaranga 5,000 ku mugezi Mareba. Abonye ukuntu hameze ati Imana yaba yarampereye ikibintu. Aransonera aramujyana Mareba bamujyana muri ADPR bamubonye bityo bamujyana i Kanombe nahatanze amafaranga menshi, nari nkiyafite, nagurishije n'umurima, mbese umurima nari nasigaranye nk'abana. Ubwo natanzeyo 2,280,000. ubwo n'ubu mbasigayemo 100,000. ubwo rero umwana amera gutyo, ise yaramwanze burundu. ubwo rero tubayeho gutyo n'abaturage baramfasha, nuko njya no gutakamba ngo bampindurire icyiciro, baranshyize mu cya 3. ubwo baranze ngo ni umwuzukuru wanjye, ngo si umwana wanjye bwite. ubwo biranshobera rero, nemera gusenya. Nanjye reba ukuntu meze, aya maso ndwaye asima, nta kintu nkora. Nuko Imana niyo yonyine itwitungiye n'abaturage. none se mama, uyu mwana yarahiye akaguru karashya gashiraho? Akaguru karahiye hasigara ibihu bimeze gutya, igufa noneho ryahangaha ngo rirashya, rigeze mwene hano rirasaduka birimera gutya. ngo rivamo bimwe banyunyuza mu kinono byitwa ngo bisokora. Bahita bafata umwanzuro wo kumuca akaguru, bahita bamujyana i Kanombe. Rero akaboko se nako kari kahiye? Nako kari kahiye, byari byajyanye. Hariya ziriya nkovu mubona rero bagiye babaga kw'itako bagashyira ku kaguru. ubwo rero umwana dukomeza kubaho. Umuntu nagiriye neza niwe wadutunze i Kanombe, adutangira 50,000. tukajya tujya kuzana ibiryo muri resitora. Hari n'abasirikare twari tuziranye, ubu navutse mu Bumbogo. Hanyuma mbasangayo, nabo bakajya batuzanira ibiryo. Ni ukuvuga ngo uyu si umwana wawe? Uyu ntabwo ari uwanjye bwite, ni umwuzukuru wanjye. Ise yaramwanze, nyina rero yigiriye gushaka ahandi. nuko ninjye umubana, nta wundi wamusigaranye. ninjye wamusigaranye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe yari arwaye, babagaga inyama imwe hano bakayomeka, yego, bakayimura bakayivana bakayishyira hano. Hari harashize, naho hari hashize. Aravuga ngo ntibakuraho amaguru yose, bavura ko rero. ako rero kari gakomeye yuko ubona hasi hariya, hasi ahangaha ntabwo kari kasadutse. ubwo izi ni inyama bometseho? Izo ni inyama bakuye kw'itako bakajya bomekaho. bazikuye? bagiye bazikura ngo bomeka.
hanyuma se ku kigendanye no kwivuza murakivuza nabuze ubushobozi nabuze ubushobozi ubu yanywaga ibinini bituma adahwera none narabibuze ntabwo wakivuza rwose namurikiyeho nanjye naguraga umuti w'aya maso 3,600 none narafunze kubera yuko usa n'uzahuma ubu nyine byarabaye none nabigira nte hanyuma se ubuzima noneho uyu munsi bumeze gute kurumva uyu mwana yagutwaye ibintu byose wagurishije umurima nagurishije umurima kuri miliyoni natanze miliyoni 2,800 ubwo rero mbasigayemo 100,000 ubu nta kintu usigaranye nta kintu usigarana uretse ahangaha ubu turarya mfite abana b'abakobwa abaho igihe bateranyije dore ni nabo bahuriye ibishyimbo ahangaha n'abaturage bahinze ruguriyi umwe akampa udushyimbo nk'ibiro 5 undi 5 ubwo ngubwo undi bakweza nk'ibigori bakampa akagahunga nuko nkatungwa n'ibyo n'abaturage twabanye neza nuko nkabona nk'ubu kumwe banzaniye ibishyimbo ubu se byibuze atuma hari icyo wakora uyu mwana nakora iki se ndwaye asima nawe uri umurwayi ndwaye asima ahubwo n'ubu ngubu najwigiye kare ngiye ku zuba rero ndoroherwa kubera yuko ntakinywa n'ibinini reka da ubu se bigendanye wenda no kumukorera isuku kumumesa koga ni wowe mwoza ubu ninjye umwoza ndagenda nkariya kuri rubine bakampa amazi hari abantu bayafite mu rugo bakampa nk'amajerekani 2 n'uriye uvomesha nawe akandihirira amazi hakabaho n'igihe yigendeye nk'ubwo aho ngaho ku muhanda hagira umubona akamuha nk'amafaranga ubwo nkavomesha ubu ngubu kubera yuko abari nta mafaranga mfite amavuta twarayaretse kurya amavuta abone murya amavuta kubera yuko ari nta mafaranga nkibona n'ubu yicayeho ku muhanda abantu bamuha amafaranga 500 yarimo kumbwira ngo ubu rero ngo nuba nishakira umuceri ngo ujya kwiyangurira inusu y'umuceri ubwo rero yari yicayeho ku muhanda niho yakuye baraza bakamuha amafaranga rwose akabaho igihe tuguze nk'ikintu kidutunga ubu se noneho n'iki wifuza ni ubuhe bufasha bwihutirwa ukeneye umuntu yagufasha iki ngewe mbonye nyine nk'ubwo abagira neza bakamfasha bakamuha insimburangingo cyangwa akagare ubwo ngubwo yajya abasha kugenda akajya no kwisengera ahangaha hirya yuko abikeneye akajya gusenga kuko nta kundi kuntu umuntu yabona yabigira nuko naho ubufasha buvura ibintu byinshi ubufasha buvura inzara ubufasha iyo umuntu abonye nk'udufaranga nk'uko abasha nko gucuruza nk'akantu kakamurwanaho nawe ubona ko ikibazo gikomeye mufite ni inzara kuko ntimukora rwose mvuze ngo ndakora naba mbeshye asima rero mu gatuza haba hashya kwa muganga bancishije mu cyuma 2 barambwira ngo ibihaha byabaye nabi byarangiritse ku buryo banambwiye ngo nzajye nywa amata nabuze nko mu cyumweru ubu ngubu ntabwo mperuka kunywa amata kubera uyu muntu wanjye uyu yaransenyeye cyane n'aya maso yanjye nivuza na sima nari nifitiye amafaranga 70,000 amafaranga agenda gutyo nibwo rero ibindi byose n'umurima nagurishije wari wasigaye abo bana uyu mwana harya yahiye ngo afite imyaka yari afite imyaka 14 ubu rero afite imyaka 16 yarigaga se reka kwiga ntabwo yagiyeyo kubera iki se kwiga
kwiga ubwa mbere rero naramujyanye mujyanye ruguru iriya Nyagihunika ayoberwa inzira imugarura mu rugo ayoboka iyo ngiyo ahitwa Kigusa nongeye mushubije ku ishuri noneho nanone arongera ararwara sinongera kumusubizayo ubu yabanje kuba ikiragi yabanje kuba ikiragi avuze vuba yavuze afite imyaka ingahe yavuze afite imyaka 9 yamaze imyaka 9 atavuga ari ikiragi byaratewe n'iki se nicyo gifu nimba ari abo badayimoni biwabo se ndabizi ubwo natangiye kujya musengera ubwo nsenga mu mapanikote nkamusengera abanyamasengesho bagasenga umwana tugiye kumva twumva aravuze ubwo rero nubwo ngubwo hariho abantu bagiye baza bakamusengera cyane ubwo se amaze kugwa mu ziko ntiwabigeze ngo ni amadayimoni yamugushijemo ko numva none se abantu dukeka byinshi ariko nageze kwihangana waketse iki se kimara kubona njyewe naketse yuko ari abo bamwanze iwabo ariho byaba bituruka ubwo ngubwo ubwo ntawe nabibwiye ariko naraketse da ariko ashobora kuba ari impanuka isanzwe kuko mubona ko yari anarwaye igicuri kigufatira aho gishatse yego nuko abantu se ko dukeka ibintu byinshi hanyuma rero ubu washaka kugufasha yabicisha kuyihe nimero washaka kuyatereka mwoherereza udufaranga rebe ukuntu ugira ngo mbese ngubu urayidusomera twumva njyese ndazi gusoma ntabwo uzi gusoma ntabwo nzi gusoma no kwandika reka da 7 8 4 15 48 60 ukimara kuvuga nibwo ni irihe jambo rya mbere wavuze jambo y'iki uvuga n'iki yavuze ku yatangiye kuvuga ngo kokuru ngewe nk'undi kokuru rero ntabwo nashaka kwa nyogokuru ngo ndi kokuru n'ubu ngubu nibyo abana batwaye ubwo se umaze kuvuga harya ngo witwa Dushimimana Eric umaze kuvuga wabyakiriye umaze imyaka 9 yose utavuga wabyakiriye gute byakiriye nyine uko nguko byaragushimishije byaranshimishije njyewe rwose ikintu numva ikintu bamfasha ndi kumva ikintu bamfasha gusa bambaye nk'icimburangingo nkakabona nk'ako kagare ariko no kwa muganga nakagenderagamo nkitwaje mbonye nk'akagare rwose mwaba mukoze mungereye neza nta kibazo